Bon, buriya ndamurashe neza neza neza. 500. 500. Harimo ibiraha bibiri cyangwa se ubunyobwa, dore ko nsigaye mbukunda. Ako se ubunyobwa. Harimo ibiraha bibiri. Mugende neza abanyeshuri. Hanyuma Ange ndongera kumva ko yongera kwivugisha ngo nari igikoto cy'ijana mfite kandi mfite 500 zanjye. Kwanza kandi ndebe ko Ange yamuvugisha ku telefone kanjye. Ange B. Oui, alo. Ni Ange tuvugana. Ubu se koko mana noneho urankira mu by'ukuri. Eka ntabwo wankira, ubu ngubu nsigaye ndi umuherwe. Bimwe byo kwivugisha ngo nari igikoto cy'ijana mfite. Ubu ngubu nakwemeje kabisa. Mfite ibiceri n'inoti. Ubu ngubu mitsingi zigiye kumeneka, amacupa mu kanwa ngiye guturagurika ari menshi cyane. Ibaze ko abantu bose maze gutambuka mu nzira ndi kugenda bambwira ngo ndi patoro. Ubu nsigaye ndi umuzungu. Icyo utazi ni uko ubu ngubu nanjye ntacyo twavugana ubu ngubu kugira ngo unandamutse byibura uraba upfukamye hasi kandi ukoresheje ibiganza byombi washyizeho n'inkokora yawe nibura. Ewa nyesigaye ntwika kandi ndanagukupe kupa umushenzi wawe nta myaka ku biceri byanjye ntacyo twavugana. Ewa mupenzi we, y'amafaranga ndayabuze pe ndayabuze. Ndashaka wa mwana wampaye amafaranga niba ari we watwaye n'ukuri kw'Imana. Ntihongeye kuvuga kandi ko imbeba yatwaye amafaranga. Imbeba ziri hano mu nzu zirakabije. Imbeba zirengane pe, imbeba zirengane. None se papa urayabuze yarangaheze kandi? Amafaranga 500 nagurishije muri ya masaka ejo bundi. N'ukuntu 500 ari menshi. Uzi ko 500 twagize iminsi yose. Nako ni iminsi 5 ku munsi wa mbere 100, uwa kabiri 100, mara ubuse. Maze rezi nyagwa z'imbeba nkuzashakira umuti. Iba wari urwikije nyabuneka agira ukuri yo kuntu ngenza pe urumwe. Ako se papa iyo ngeso uyinyize yo kwitiza amafaranga koko nako yo kwiba. Nyine umutagatifu n'umuziranenge ntabwo nakwitwara amafaranga y'abandi yacu ndabizi ko tugira akamaro twese niyo mpamvu natwara. Ahubwo nanjye reka nkubwiye neza, uzi ko ndahera mu cyumba nari nicaye nyine ari impande y'akabati amafaranga yarari. Ntabwo mbizi nuko byari bimeze. Ni uko imbere biraje inkweza ukuguru yari guciyeho neza yari nciyeho ukuguru. Uretse ko naba umuntu mukuru nyine ayikwepa. Ariko imbeba zino zirakabije. Ubwo zijya utegereza yakwega. Ega nta kindi kiba cyazizanye n'amafaranga. Baho. Ngaho se kandi nk'umupira wanjye witije wambaye aho ngaho nigendere ndi kwihuta. Umupira wawe se kandi? Umupira n'uwo se ugiye kuwujyana? Mwana we, ako se papa wawundekeye koko? Singayo wari uyajyamyeho sha. Singayo wari uyambariyeho. Wari uyakenyereho kumbe. Kubeshya wazanye yazanye hano. Ega nibaza impamvu nicaye hano. Nkajya numva akantu kugenda kankoraho hano kunda. Kankoraho. Uzi ko bangaye zino imbeba zayazanye papa? Aho imbeba zirakabije mu by'ukuri. Mwana we. Uzi n'ikindi, imbeba za hano ngiye kujya nzicungira kuko zirandonda ahantu hose ngiye urabona ko zigenda zinkurikiranye zikagera naho zinanira amafaranga. Ariko wanze zigamije no kumpuza isoni. Zigukoza isoni? Ziba zigamije kumpuza isoni. Sibyo nkubwira se aho gakira amafaranga yanyu babyeyi. Maze rero shaho nudakora ntabwo bizoroha. Dore ni Ange, dore ko batagira isoni. Batari no guhamagara bumvisha ahantu bikomeye. Alo. Ariko muri abasazi. Ninde wakubwiye ko mfite amafaranga? Ariko mufa kwitumukuzwa, ubwo nawe urajyamye urota ngo runaka afite amafaranga, uravuga uti reka muhamagare ngo wenda ngafite amafaranga. Musigaye murota ku manywa se?
Nge ndaguhamagaye nkubwira ko mfite amafaranga dore ko wajya sinzi uko mwaka. Umva rero nkubwiresha ndakwiyamye n'undi munsi naho nayagira yabaranyika ntabwo yaba yinzerereze. Ubwo busa bwawe mba ngura amafaranga ntacyo bumarira n'ubundi. Ndakwiyamye. Nangiza gatubera ubuzima bumeze nabi.